wese yandikishije iby'urukundo rwe. Ukunze ikiganiro Sangesa kuri amahoro tuze mwanya mwiza ugana ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi ku gice cya gatatu, ni ikigisho cya gatatu cyangwa ijambo ry'Imana nise ngo mbese wemerewe gusengana n'abakristo mufite ibyo mutumva kimwe. Ikigisho cya gatatu rero nuko dukomeza reka dusenge. Mana nziza mwami icyubahiro, turi imbere tugushima umwanya mwiza utuhaye kugana ku ijambo ryawe. Ndagusabye papa kugira ngo umwuka werabe abane nanjye rwose, kandi nuza kuri iki kiganiro wese kizamufashe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nabwo rero ko abakristo benshi, umukristo afite idini yahisemo, itorero yahisemo, akumva niho anogeye, akumva niho atekanya, akumva nibyo bimufasha. Ariko nyine turi abakristo buri amatorero anyuranye. Niyo mpamvu navuze ngo se abemera gusenga n'abakristo mufite ibyo mutumva kimwe. Ntabwo navuze abayisilamu cyangwa abandi, ngo navuze abakristo. Navuze rero ko natangiye mbere ko Bibiliya tuyihuje rwose, twese twemera Bibiliya yera, ntabwo ijambo ry'Imana na Bibiliya ntagatifu byose turabihuje. Uretse ko ari ibitabo bimwe biri muri Bibiliya ntagatifu genda ahandi bitari, ariko ubundi rwose Bibiliya ntagatifu byinasobanura neza cyane. Ndagira ngo rompere ku ijambo ibyo twanira uyu munsi, ndagira ngo mpere ku ijambo dusoma mu byakozwe no mu gice cya 17. Ndasoma ku murongo wa mbere ngere ku wa 12, ku murongo wa 10 ngere ku wa 12 kansome. Haravuga ngo uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda, ariko abo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. 12. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icyubahiro b'Abagiriki n'abagabo batari bake. 11 cyane kuko bakiranye abantu b'i Beroya ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose, baricaga bakareba mu byanditswe mu minsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Niyo mpamvu yo ntabwo naza hano imbere yanyu ngo mvuge kuvuga ijambo nishakiye ntareye mu ijambo ry'Imana, iteka nsoma ijambo ry'Imana. Aha rero nshuti yanjye, ndibuka ko navuze ngo duhere kuri Yesu. Twabonye ko Yesu yagiye kwa Zakaya, wa mudamu w'umurinda akaza byose, abantu bafitiye we dore ntabwo yamenye ko ari abanyabyaha bari abantu. Twabonye intumwa ko na Petero, ubuhamya bwa Petero ukuntu Imana yamuhereje mu muhanda bati baraba n'abapagani sininjira, bati cyaraziraga ko barabanenaga, ariko Imana imuherezayo. Noneho twebwe twasanze ko impamvu ebyiri zatuma uvuga ngo bari abantu ntabwo navuga ngo sinsengana nabo. Nuko icyambere cyo nuko niba uvuga uti ngiye mfite ukuri, ukwiye kuvuga uti se nakugeza nte ku bandi, niba hari ibintu byiza ufite utabifite ukababwira. Ikindi ari cyo tubigera, nicyo cyane ngira ngo ntindeho uyu munsi. Nubwo ufite ibintu wizera, wemera, wubaha biciye mu ijambo ry'Imana, ariko nayo mbwiza ukuri inshuti yanjye ko nkurikije amatorero ndeba, navukiye mu itorero runaka njya mu rindi torero runaka, mbese ntabwo nakuriye mu itorero rimwe. Ariko ikibazo nuko usanga kenshi tuvuge nk'umuntu wavukiye mu itorero akarikuriramo, nta handi aba yarabonye, barakuze bavuga ati nahangaha ni ibingibi twemera, bari abandi niko siko bimeze, dore biriya ntibabyemera, biriya ntibabizi, biriya ntibabiha agaciro. Ugasanga akuriye muri icyo kintu, arinze asaza ari ibyo bintu bikimurimo, ko ari bo bonyine bafite ukuri ko kuzuye, nta bintu abandi reka. Aha rero ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, ngiye nkurikije ibyo nabonye ahanzungurutse. Nasanze buri torero rifite ahantu rifite imbaraga, rifite naho ridafite imbaraga. Umugwange niwe yajyaga avuga ati, yajyaga atubwira agatekerezo ngo ko umuntu ahoraga bavuga ati uriya muntu n'umujura, uriya muntu n'umugome, uriya muntu rwose ni umuntu mubi cyane. Noneho rero akavuga ati oya, nyamara afite iki n'iki cyiza, iteka ngo agashaka ikintu ashima ku muntu, iteka n'umuntu nubwo yaba rwose arananiranye ati oya dore nyamara yemeze gutya na gutya, akagira icyo ashima. Noneho ngo bimwe aramubwira ati se ubu na Satani kandi hari wagira icyo umushima? Ati rwose, ati Satani wari icyo umushima, ati ni umunyamwete ku murimo we.
icyo mvuga rero nshuti yanyu mpamvu nsubirimo urwo rugero mugabo wanjye ajya akunda kuvuga nuko buri torero hariho rifite imbaraga hari naho rifite intege nkeya. Tuvuge hari nk'itorero rishobora kuba riri mu ijambo ry'Imana pe ryimbitse mu ijambo ry'Imana bakaryiga bakaryigisha ugasanga n'umuntu wo mu giturage iryo jambo ry'Imana arariza ariha agaciro pe agaritindamo. Imana ishimwe cyane kwiga ijambo ry'Imana niryo rituyobora muri byose. Ariko hari igihe wasanga aho babo bantu none hariho abafite intege nkeya, bakaba hahandi bafite intege nkeya bakaba bakwigira kuri bagenzi babo ibyabafasha ibyabungura. Reka ntange nk'urugero, hari abantu bazi itorero runaka basanga iriya torero kuko ryigisha abantu gutinda imbere y'Imana, bakamenya ibintu byo kwizera no gusenga, bakavuga bati tugiye kumara isaha cyangwa amasaha abiri dusengera igihugu, tugiye kumara isaha cyangwa amasaha abiri cyangwa umunsi wose cyangwa ijoro ryose cyangwa simbiza iminsi runaka, bakajyana bakera bati mbese batoza abakristo babo gutinda imbere y'Imana. Icyo kintu ugasanga barayishyiramo imbaraga rwose. Babandi yenda bafite imbaraga mu kwiga ijambo ry'Imana, ariko none imbaraga zivuga ngo rikaba batoza abakristo babo gutinda imbere y'Imana, bayiramye bayihimbaze batakambe binginge wa muntu akaba hari umuntu babona n'umukristo pe akamva atamara imbere y'Imana se damara isaha nkora iki, kuko ntabwo yabitojwe aho yakuriye, ntabwo yabitojwe. Hakaba ari abandi bantu bafite imbaraga mu kuramya Imana. Mu by'ukuri Imana wicara mu mashimwe cyangwa mu guhimbaza ko abana bayihimbaza. Hari umukozi w'Imana wese ukurikira rwose yaranshimije cyane, umukozi w'Imana nubaha, avuga ati ngewe nubwo namara umunsi wose nsenga atari ku mwanya munini mpimbaza Imana, shima Imana, ndebyiza Imana yankoreye, aho rero Imana ibihicaye rwose. Ese mwari muzi ko Imana hari abamarayika hari bahora bayiramya bayihimbaza? Natwe rero iyo tugiriwe ubuntu ukumva uri kumwe nabo, njyavuga nti Imana nanjye ndaje muri kumwe n'abamarayika, turimo guhimbaza, turimo gukuramya, turimo gushima, turimo kubwira ukuntu igitangaza kurya. Yes, ariko hari abantu usanga ibyo bintu batarabitojwe batabimenyereye, ibyo ntibaba bakwiye kubyiga. Hari navuga abantu basenga ariko ugasanga tuvuge niba umuntu imyuka mibaho no kugiye cya Yesu yari hari ibintu by'ibidayimoni, ugasanga umuntu hari muzima gyarya ibidayimoni biramufashe. Ugasanga mu itorero nta bantu bahari, nta babitojwe ngo bavuga bati reka uyu muntu tumusengere biriya bidayimoni mugende. No ugasanga n'abana bakoze Imana ariko ntabwo icyo kintu bagitojwe, ntibakizi, baramujyana kwa muganga bagende bavuze binanirane birangire yenda baza, ariko ugasanga ntabwo babitojwe ntibabizi. Iki gihe ngo reka dusengere abantu imyuka mibi bavemo, ugasanga ntabwo babitojwe. Icyo no mvuga nshuti yanjye, icyo nakubwira cyo nuko va muri cya kintu kivuga ngo nicyo nakumenyereye, nicyo nakuriyemo, abandi reka nta kigenda, ni ngewe twebwe nitwe dufite ukuri twenyine. Oya, bari abandi hari ikintu habigiraho. Nyashimana ko umugabo wanjye nubwo yoraga itorero runaka, ariko nta na rimwe yigeze mbangamira, yigeze mbuza kuba najya kubwiriza aho bantumiye cyangwa kujya gusengana n'abandi. Nta na rimwe rwose, sinanabimwingingiraga iyo bantumira kubwiriza najyagayo cyangwa bashakitse gusengana nabo nkasengana nabo. Aha rero rwose inshuti yanjye najya nkubwire ngo utekereze ijambo ry'Imana, ureba hakuzungurutse, ariko wirinde rwose we kuvuga ngo ngiye barantudusenga namwe ntitwa oya. Icyo gihe uraba rwose wihombera, hari ibyo wakwigiraho, hari ibyo wabagezaho batazi. Reka rero n'ubundi dusoza dusenge. Imana nzamwamo icyubahiro, turi imbere tugushimiye umwanya mwiza waduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Ndagusabye papa kugira ngo warikurikiye wese rimufashe, ye kumva ko ari ufite ukuri wenyine, abandi ataterana nabo, yumve ko ari byo byabagezaho batazi, yumve cyangwa ko ari byo yabigiraho. Birasaba guca bugufi no kuva mu bintu umuntu yamenyereye, akumva ko yajya mu ijambo ryawe ryimbitse. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.